ubushize burya waje gushaka twadukingirizo karite yawe ndakubwira ni ntaduhari noneho ngiyeho hariya mbona twaraje ndaturangura ndavuga ni kamemo nubwo turiya tutarageza ariko amadirishya narakoze ntabwo gikeneye two gushyira naje urumva ikibazo cy'imibu cyari cyarangiye noneho nshyira mu madirishya twiza tutuza icyatsi so twavuga ndavuga kuri gahunda ya problem kuri gahunda sava nari nubonye urumva ndavuga ni ubushize waratunyatse utunyatse vuga se ko ntaduhari kandi uko udukunda ndabize ko tundi tutarashira karaga karito ni kaba gashisha aka kanya ariko avuga ni nkurikije ukuntu warakaye reka nukurangure nubwo yasugenda wigeragereza sava gusa ntabwo ndikumva neza cyangwa udukingirizo Prudence Prudence protection ariko papa sava giye kubiza njya mu bintu by'uburaya ariko giye uburaya njya ubu no umusheri wanje rega njya ntabwo nasi umusheri ushaka guhita umutera inda akakanya murakorera sibyo ngibyo ngenda bijya mu by'ibisatani njye ni biki se icyuma si icyuma isuku icyuma njye nigeze mbivuga waruntu ibyo by'inuzo by'uburaya ko nigeze mvuga ibintu ntagiye mumenya ibintu muvuga ku buryo ushaka kuza ukicara ukansijyana mu bintu by'uburaya njye wigeze umbona mu buraya ndi kumwe n'umusheri wanje uzajyana no muri Amerika iyo ndahira kuyoba no pasaba ntabwo ndi ndaye garukira ahubwo icyo nshaka kumva udukingirizo Prudence nikose barumbwira rero mugabo mwiza ntabwo mwari musanzwe mubikora uranyanganira hari igihe akunda kumbaza atakagwa bimeze bite nkamuha akanyura akambaza ati twadukingirizo twanjye karite turahari nkamuha mwagiye mumenya ibintu muvuga nta mubivugire ibyo bintu njye nigeze mbigutuma ariko nigeze reka mubwize ukuri ni kwa kundi njye ushobora kubanyitiranyije kandi papa sava bajya bavuga ko ugira ibibazo rimwe rimwe byo mu mutwe ntiwumve njyewe oya reka ndavuga udukingirizo protection Prudence irinde kumuntu abacuruza gusenga usiga ujya gusengera mu bagore kumuntu abacuruza Prudence uranyikira amaso ngo ndeke gucuruza bisobanurira urasambana wane mu cyumweru ni bake sibyo ni ibintu birenze ndaje ngo mfite umugabo usenga ari tonda ntabwo ashobora kuntinyuma gukora ubukwe uri muri ibyo tsinda ni banatera imbere ambirwa wanjye gira ubwo ngubwo urimo kuza uvuga ibyo bintu kugira ngo yicuruke se bizakumarira iki tegera ndasabwa kuri wa musenzeho kuki ibingi bisabye utabifata urimo kuvuga ibyo bintu njye ko nabona amazi wamugenga burya saba kintu kidashobora no kubikira ntabwo mukiriya ndi kumwe n'umusore ndamwita umusore ndamwita umudada ndamwita umubebi mwite gute ibyo mbushaka kunyita nk'agasohoye ni umusore ni inkumi turi kumwe neza icyo yumva ushaka kunyita kwa zimba muri menga ndi byose ya muri menga ntanyita umusore ndakwita iki ita baby girl noneho birawutse biteye iseseme Sorry, I don't understand your language. How much? utangiye kuvuga izindi ndimi bw'amafaranga yanjye ndagabonara. How much? Mafaranga. Mana nakoze iki? Ubwo munsi niriganye umwaka umunsi wose. None nawe urabihinduye uvuze izindi ndimi izo mitwe z'i Kigali ninje mwabonye zo kuzi. Sorry, I don't have Manyarwanda. Take this. Ibisuru kuma nibi. Money. Maganje twavuganye inote y'igihumbi. Waba uri umuzungu si wavuga nkanje ko dusa. Nana umaze igihe kingana gute ukundana na Mitsutsu? imyaka 3 irengaho. Nana reba Mitsutsu kurebe nimurebane. A few moments later. Ntabwo akundanye na Mitsutsu? Njyewe urabihakanye? Njyewe uyu nguyu ndetse barakwihakanye rwose. No ahubwo se abantu bapfa bakitaba Imana ngo Imana yabiteguye ukuye kuyebe byagenze bite naho mbwira abafashe urupfu ku ngufu neza icyo cuba bita abandi twebwe se cyangwa mwebwe twebwe nyine batwita nyine abaciye bugufi muri gufasha izina igitsina se cyangwa undi
izina abakene mu bigisha 12 ba Yesu ninde wari umurundi Yuda urwo rufi rwamizeyo ninde waruriye muri Bibiliya Yesu icyanyuma u Rwanda rugizwe n'uturere tungahe? 2